Sinzi impamvu buri video yose ivuga ku Mana uyisimbuka utumvisha ubutumwa burimo. Abakumvisha buryo ki bifite agaciro kuba ugenda neza n'amaguru ni babandi bari mu kagare badafite ubushobozi bwo kugenda n'amaguru. Abakubwira ko kuba ureba neza bifite agaciro ni babandi ubona kugira ngo bagende nk'uko ugenda bibasaba ngo babe bafite inkoni bari kugenda bayikoza hasi kugira bagende babona aho gutambuka. Abakumvisha buryo ki kuba uvuga neza bifite agaciro ni babandi ubona uvugisha ukabona niba kuvugishije mu rurimi rwawe ndetse ukabona nta nubwo babashije gusohora amajwi bigasaba ko bakoresha amarenga. Abakubwira ko bifite agaciro kuba unyeganyega ni babandi batabasha kunyeganyega bari paralize. Kandi abakubwira ko kuba uri muzima ari iby'agaciro ni babandi batakibasha guhumeka nuko byo bidashoboka. Nukumve ko kuba waravutse ari umuvumo bitewe n'amarira yawe cyangwa se agahinda kawe ugirira muri ubu buzima. Abasobanukiwe Imana bo babifata nk'umugisha kuko ni amahirwe yo gukorera ijuru kandi urabizi buri cyiza cyose kiraharanirwa. Niwizera Imana izakumvisha buryo ki kuba uri muzima wabikoresha neza ubundi ukazahabwa ubugingo buhoraho ndetse wikita ku miterere wavukanye kuko igishoro cya mbere ufite n'ubukungu ni ubuzima. Urabizi Imana nta gipimo ntarengwa cyangwa se ntagerwaho yashizeho kizapimwaho abazabasha kwinjira mu bwami bw'ijuru. Amarembo y'ijuru arafunguye ariko kandi arafunganye. Murabizi buri cyiza cyose kiraharanirwa kandi ubugingo buhoraho si ubuntu. Agatabo k'ibanga. Nugenda udakoze like kandi ubuke guforinga Sabbath Isaac. Uzavuga ukuri ariko benshi ntibazabyumva nk'ukuri kubera ko uri uw'Imana. Uburyo bwose nta cyiza kiruta kuyoborwa n'Umwuka Wera ukemera akakubera umugengo wa byose. Nyamara kandi uzirinde buri kimwe cyose cyifuza kugutandukanya n'Umwuka Wera kubera ko niba uri mu Mana ihangane ugume muri urwo rukundo rwawe n'Imana. Umunsi uzahumbya gatoya niyo munsi Satani nawe azifuza gukora buri kimwe cyose kugira ngo utazongera kubona uburyo wahura n'Imana yawe cyangwa se akarema intwaro yatuma none agutandukanya n'Imana yawe burundu. Urabizi igihe wasengaga wizeye ni ibitero byinshi wagabaga ku mwanzi Satani kandi bikamugiraho ingaruka. Ubwo rero agufata nk'umwanzi ukomeye niba wizera Imana kandi ushikamye. Shikama mu Mana yawe wirinde buri kimwe cyose cyifuza kugutanya n'Imana yawe. Imana we niyo gisubizo cya byose kandi bujya kwizera Umwuka Wera ugira amahoro, ibyishimo ndetse n'umunezero. Ibyo murabizi ntago bigurwa amafaranga. Abantu benshi bafite ubutunzi bw'isi ariko kuri ubu ngubu nta mahoro bafite. Usanga nta byishimo bafite babishakira mu bisetsa. Usanga nta mutuzo bafite. Usanga nubwo bafite ubwo butunzi ariko barabuze amahoro. Kubera iki? Birengagije yuko amahoro n'umutuzo biva ku Mana kandi Imana bayishize kure, ahubwo Imana bayihinduye. Ubwo butunzi bwabo nibwo bagize ibigirwamana imbere y'amaso y'Imana. Nubwo muri iyi si muri ubu buzima huzemo ibibazo n'ingorane ariko akenshi uwizeye Imana yizera yuko ibi byose amakuba n'ibibazo umunsi umwe bizashira ubundi amarira ntazongere gutemba ku matama y'ukundi kandi amaso ye ntazongere kubona ikibi ukundi. Agahinda mu mutima we gatsindwe iteka ryose. Gusa kandi bisaba kumvira Imana ndetse no kugendera mu nzira yayo ugasenga cyane ushikamye kuko Satani nawe arasamye kandi yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo arebe ko ubugingo bwacu yabuciraho iteka ubundi akabwosha tukarimbukana nawe mu muriro utazima. Niwizera Imana izakubera byose kandi izakwereka ukuri kose. Agatabo k'ibanga. Nugenda udakoze like kandi ubuke guforinga Sabbath Isaac. Ese niki gituma udashima Imana? Hari impamvu Imana yakuremye kandi iragukunda cyane ku buryo itahagarika urukundo rwayo bitewe n'imiterere yawe. Uko waba uri kose waremwe mu shusho y'Imana kandi nta butunzi bw'isi burusha agaciro ubuzima bwawe. Ntukarizwe nuko hari ibice by'umubiri udafite abandi bafite kuko nubwo waba ufite akaboko kamwe ariko hari abadafite amaguru n'amaboko. Rero Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuba wakoresha ako kaboko kamwe wahawe ubundi ukagaburira ba bandi ubona
badafite amaguru n'amaboko. Kandi nubwo waba utumva ariko ureba neza n'amaso yawe, hari bamwe batabasha kubona. Rero Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuba wakoresha ayo maso yawe areba neza, ubundi ukagenda ukayobora ba bandi batabasha kureba nk'uko ureba. Kandi nubwo waba ukururuka, ariko wibuke yuko hari abari pararize batabasha kunyeganyega. Rero Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuba wakururuka ugashyira amazi ba bandi bari pararize batabasha kunyeganyega. Nta mukire nta mukene, twese turaresha. Kandi wibuke ko ujya amahoro atagugwa ubutunzi bw'isi, amahoro atangwa n'Imana. Kuba rero utunze iby'isi bya mirenge, ariko muri ibyo ngibyo utunze nta mahoro utunzemo, umenye neza ko urutwa na wa mukene utunze 1,000 cyarahahisha. Nyamara kandi wowe utunze muri bimwe yifuza, ariko kuba udatunze amahoro, nawe ubwawe nta bukungu utunze. Wibuke neza ko amahoro atangwa n'Imana, ntagagugwa n'iby'isi. Amarembo y'ijuru arafunguye, kandi bujya guhura n'Imana ntago bigusaba igishoro cy'ubutunzi. Agatabo k'ibanga. Nugenda udakoze like, kandi wibuke guforinga Sabbath Isaac. Ese niki gituma udashima Imana? Hari impamvu Imana yakuremye, kandi iragukunda cyane ku buryo itahagarika urukundo rwayo bitewe n'imiterere yawe. Uko waba uri kose waremwe mu shusho y'Imana, kandi nta butunzi bw'isi burusha agaciro ubuzima bwawe. Ntukarizwe nuko hari ibice by'umubiri udafite abandi bafite, kuko nubwo waba ufite akaboko kamwe, ariko hari abadafite amaguru n'amaboko. Rero Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuba wakoresha ako kaboko kamwe wahawe, ubundi ukagaburira ba bandi ubona badafite amaguru n'amaboko. Kandi nubwo waba utumva ariko ureba neza n'amaso yawe, hari bamwe batabasha kubona. Rero Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuba wakoresha ayo maso yawe areba neza, ubundi ukagenda ukayobora ba bandi batabasha kureba nk'uko ureba. Kandi nubwo waba ukururuka, ariko wibuke yuko hari abari pararize batabasha kunyeganyega. Rero Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuba wakururuka ugashyira amazi ba bandi bari pararize batabasha kunyeganyega. Nta mukire nta mukene, twese turaresha. Kandi wibuke ko ujya amahoro atagugwa ubutunzi bw'isi, amahoro atangwa n'Imana. Kuba rero utunze iby'isi bya mirenge, ariko muri ibyo ngibyo utunze nta mahoro utunzemo, umenye neza ko urutwa na wa mukene utunze 1,000 cyarahahisha. Nyamara kandi wowe utunze muri bimwe yifuza, ariko kuba udatunze amahoro, nawe ubwawe nta bukungu utunze. Wibuke neza ko amahoro atangwa n'Imana, ntagagugwa n'iby'isi. Amarembo y'ijuru arafunguye, kandi bujya guhura n'Imana ntago bigusaba igishoro cy'ubutunzi. Urufunguzo rw'amahoro ni amasengesho. Wowe urira igisubizo ukeneye si ubwo butunzi bw'isi, kuko n'aba bandi bicaye ku ntebe za zahabu, aho bari bararira kandi barataka cyane, bafite ibibazo kuko ntibigeze bamenya ahari igisubizo. Uwizeye Imana ntago azapfira kurimbuka, ahubwo azazuka, ubundi aragwa ubugingo bw'iteka. Kandi n'icyo kimenye ko igiti cyatewe n'Imana gitemwa, ariko bitakibuza gushyibuka. Data wa twese nakwibuka akaguha umugisha. Uramenye ntuzurize ibiciro wirata ku bandi, ahubwo uzongera urukundo n'impano zifasha abababaye, kuko iby'isi bitaramba n'abayituye. Niyo mpamvu mushishikariza gukorera Imana, ubundi ukazahabwa ubugingo bw'iteka. Agatabo k'ibanga. Nugenda udakoze like, kandi wibuke guforinga Sabbath Isaac.